kurikina rero sasa akaririmba umusore yatangiye kuririmba ati mbega ibitangaza ati ngewe mba mbona rwose ndi kugendana n'ibitangaza ati ariko mukobwa wanyumvishije n'isura yawe yonyine rwose ko izankura muri Yesu ubundi si ubusanzwe urimo ngewe nuko ari kumva ngo umuntu ngo ngewe ngo utankura muri Yesu ubundi ubusanzwe umurimo ubundi nimba umurimo gumamo nimba utamurimo n'ubundi komeza isura yawe ibyo ni ibiki ariko umusore rero yatangiye kuririmba yishimye cyane rwose ati ngewe nzakora ibitangaza ku bwawe rwose mukobwa arakwereka umusore ati ngewe rwose nzumva ngendera mu kirere ati kubera weho mukobwa ati kandi nta n'ikintu ntazashobora nta kintu nzashaka gukora ngo kinanire kurikira ati rwose ati nzahora nishimye mu mutima wanjye ati ndetse kandi nzameze nk'umunyemaji kurikira rebe umukobwa yagize ikibazo cy'amazi atari ku manange umusore ati kanje kwa butike sha sasa mu gusanga ntabari akubita urugi akadiri sasa yagiye muri firigo akuramo amazi areka mushyire sha mukobwa atazampfa narangije afata champagne ku ruhande araza atakira mukobwa sasa witegereze neza yafunduye champagne igikobwa ati nanjye nzaniye amazi naho nibi ngibi atari kihangane ntago rwose atakira ku mazi ati nayo nazanye reka ndagutekereza ati rwose niyo wanyingirana nzaguma nkutegereje ati kubera yuko rwose ngewe nzagukingurira tujye mu kiliziya ubundi rwose uzajya gusenga ari ngewe bodyguard wawe mbese muri make nukumva yuko umukobwa najya gusenga umuhungu azaba ari bodyguard kugira ngo rwose satani atazaza nkamutwara kabisa filimi iri hano sasa rero igisore cyakomeje disi gutera inkuru ati ngewe rero nzakubera urumuri ati rwose nzakubera urumuri ahantu hose uzajya uzajya umbona disi ati kandi rwose nzakubera ibishashi bishashagirana ku buryo abantu bose bazagutinya nta muntu nzatuma ukwegera kurikina rebe ati ndetse bizaba ari nk'ibirori rwose bikomeye cyane ati ndetse ndashaka kuzaguma munezero naba mari cyangwa naba ntari ati ariko wa mukobwa wawe rwose banze nkwereke ati wagafata ati reka ngukinishe bwa nyuma ati hariyo wasanga ariyo mahirwe sasa barakwereka umusore yakomeje gukinisha umukobwa ati reka nigendere nimba ari ibyo ngibyo akurekera ati mereza ati ahubwo wewe mbashaka ngo unyegere ati mereza ati wa muginga wenda kurekuye ati ibyo wakora byose ndi kumwe nawe ati ndetse nzagerageza mbe nk'umumarayika umurinde ati ariko maranira ko wamera neza ati ndetse ati nzagupfukamira musenge nkaho uri imana yanjye kurikina reba ati ariko mukobwa uri kumva ibyo mvuga cyangwa se ati aho uzanyohereza nzajyayo kigwa mu mazi sasa igisore cyo cyakomeje kugenda muri Yesu mbese yagendeye mu rukundo mbese ni ukuvuga ngo yatwawe n'urukundo kurikina rebe ati rwose nawe gusa ati ariko ndi kumva wagira ngo ndi mu minsi ya nyuma umusore disi aravuga nk'unsezera ati ariko uri kuvuga nk'unsezera ati uzi ko ngeze no mu rugo ati ariko ndagushimiye mukobwa ati ariko ndikumva ari nkabwo bwa nyuma ati ariko disi reka ngusezere turamutse tutongeye kubonana ati mukobwa rwose ati uri kunyumva neza ariko sasa umukobwa yaje mu rugo yatangiye gukora ubushakashatsi bwe kurikina rebe sasa atukomeje gushushanya noneho rero kuri iyi nshuro igitego cyaratsinzwe umukobwa yabashije gushyira mu mutima muri ka kantu karamaranye sasa akingura idirishya ati niko sheri wanjye ati wabibonye noneho mbigezeho sasa umusore kureba ati bigezeho ati ariko mana yanjye koko ati reka nze noneho mutendeba sasa imodoka